bakunzi ba TV show nkuko bisanzwe iki ni ikiganiro The Show benshi bateze amaso ndetse n'amatwi filime yitwa Ubugome bwa muntu. Ubugome bwa muntu hari umukobwa wigeze kuyigaragaramo benshi ntabwo tumuza amazina ariko yatwibutsa gusa ni icyamamare yitwa Rebecca, sibyo? Nibyo Rebecca, nibyo. Hanyuma iriya filime se twategereje agace ka kabiri ariko twarahebye. Ese mwaba mugeze mukina byagenze bite? Ni izihe mbogamizi mwahuye nazo zaba zituma mudasohora filime vuba? Murakoze. Ubushize nibyo koko twigeze gusohora filime yitwa Ubugome bwa muntu. Bonera no kubwira abantu batayizi. Hari channel n'urundi yitwa Ubugome bwa basize filime rero yitwa Ubugome bwa muntu hashize iminsi. Ariko nyuma yaho twarakoze ntabwo twicaye. Twari ikibazo ngo twacitse intege ugasubira bamwe kuvuga ngo twarakennye, twabuze abakinnyi, twabuze abafana, twacitse intege magambo ntabwo. Ariko ntabwo ari uko bimeze. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose uragitegura kandi ukagira umwanya. Icyo gihe rero izo nizo process turimo, ariko igikurikiyeho mu minsi iri imbere uzaba kandi gashobo. Hanyuma hari aho ukina ukubita umuntu, ukubita musaza wawe, mu by'ukuri se waba mu buzima busanzwe warakinnye ibintu bijyanye n'amasho arts benshi bita karate cyangwa kung fu? Ko njya mbona biriya bintu wakoze abo bantu aribo bakunda kubikora. Iriya ni show nk'uko narindi kubivuga. Ni ukuvuga ngo filime ngerageza gukina ntabwo tweditinga n'ibintu biba byarabaye. Ntabwo tubeshya, ntabwo ari nka za filime ujya kubona ukabona umuntu ari kugenda hejuru y'imodoka kandi atarabikoze. Rero dukina ibintu byabayeho kandi bibaho no mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo nubwo ndi umukobwa ntabwo nanjye wasezera. Ariko ni ukuvuga ngo nagira ngo ikintu nabikoreye nditoza, ari siporo ndazikora, ariko niwitegereza neza nuyirebamo hariho akantu mbere y'uko mukubita, hari akantu katumye mukubita. Ako kantu rero ubwo iyo bari kumbaza mbaza ngo ni akandi. Yego rwose tubwire. Ako kantu katumye mukubita kagatuma nanerekana yuko ndakara. Yego. Ni umuhungu nyine ni musaza wanjye. Yego. Mu buryo bwa filime ariko. Yego. Ariko bene ndanamukoropoje. Twitegereje impano yawe tubona ntabwo isanzwe, ariko hari ikibazo kinini nari mfite. Mu by'ukuri niki nirihe banga mwakoresheje kugira ngo mube mwatekereza kwitira filime Ubugome bwa muntu? Nuko murakoze. Ubundi muri iyi si cyangwa se mu buzima busanzwe ikiremwa muntu ni kigari. Ntabwo umuntu wamusesengura ngo murangize. Nubwo bwakwira bugacya ushobora kumara igihe wiga kandi umuntu afite ibice byinshi. Agira uruhande rumwe rwiza n'uruhande rumwe rubi, ariko ugasanga kenshi uruhande runini agaciro uruhande rumwe kubera yuko aribyo kenshi twisanzemo. Ubwo rero niyo mpamvu twakeneye ku muco nyarwanda ibibaho mu buzima busanzwe, wakunda usanga iyo umuntu arenze ku wundi yumva hari icyo amurusha. Twakeneye rero filime y'ubuzima busanzwe. Hanyuma abakunzi ba televiziyo reka dukomeze twitegura ubuce bwinshi bwerekeje ku bugome bw'abantu. Buriya bazadusorera igice cya kabiri. Ciao 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 ciao.